turabaramukije inshuti zacu, inshuti za DNC TV24, turabaramukije abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Turabaramukije namwe kandi muri ku migabane itandukanye, ku migabane Burayi, Aziya, Amerika, Atlantika ndetse na Australia. Mwese turabaramukije. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, imyidagaduro, ibyobokamana ndetse n'ibiganiro bivuga ku ngingo zitandukanye. Muri aka kanya twerekeje ahantu bita Igashora. Igashora ni kuri Hera Paris, hano mu Bugesera, hari hoteli nziza cyane iri hafi y'amazi. Niho twagiye gutemberera kugira ngo tugire uko tureba uko hifashe muri ya gahunda ya tembera u Rwanda. Muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24. Rero murabona ahantu turi ni ahantu heza cyane, hari inyubako nziza cyane isakaje ibyatsi, murayibona, ariko uburyo ikoze it's very wonderful. Urabona ukuntu ari ahantu hakunda gusurwa cyane, hasurwa n'abantu batandukanye. Murabona ko hari imodoka zitandukanye z'ubwoko butandukanye, hari abantu batandukanye. Niyo mpamvu hano Igashora ni igice kimwe cy'igihugu cyakira abantu benshi cyane baza baje kuruhuka muri ya gahunda ya tembera u Rwanda, ndetse ariko harimo n'indi gahunda ya yindi mukunda cyane bita stress management, cyangwa se kurwanya umujagararo wo mu mutwe, kurwanya umujagararo w'ibitekerezo. Muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24. Reka dukomeze tubereke ukuntu hano Igashora kuri Hera Paris Igashora ukuntu hameze. Reka dukomeze turebe ukuntu byifashe. So nk'uko mubona rero hano Igashora ni ahantu hari hoteli nziza cyane nk'uko nakomeje kubibabwira. Hakaba ari hoteli iri hafi y'ikiyaga. Iki kiyaga wenda turaza kubabwira izina ryacyo mu kanya kaza turiho tukibereka. Reka dukomeze rwose twerekeze hepfo turebe ukuntu byifashe. Nk'uko rero musanzwe mubimenyereye kuri DNC TV24, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, imyidagaduro, ibyobokamana nk'uko musanzwe mubimenyereye, ariko cyane nka Brother NC abagezaho ibiganiro by'imikino n'imyidagaduro, ariko cyane ikiganiro kigira giti tembera u Rwanda. Tembera u Rwanda rero ni ikiganiro mugezwaho na DNC TV24, cyane Brother NC kuri DNC TV24. So murabona rero ukuntu hari espace nini cyane, hari parking nini cyane ku bantu babandi baba bashaka kurwanya stress, kurwanya umujagararo w'ibitekerezo. Rwose ndabahatuye, nyaboneka ambuje muhatemberera. So nk'uko rero dukomeje kubereka ibitatse u Rwanda, mu minsi yashize twari twerekeje mu majyaruguru i Musanze, twerekeza iburengerazuba ku Kibuye. Uyu munsi rero turi aho bita Igashora. Igashora murabona ukuntu ari ahantu heza cyane. Murabona ikiyaga muri kukibona hariya hepfo, murabona ni ikiyaga kinini cyane. Wenda turaza kuhagera neza tuhabereke, muze kureba uburyo bimeze. Reka tubareke mukomeze mutembereze amaso. Twarababwiye duti tuzahabagerera ku buryo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tujye turabatembereza. Kenshi rero bajya bavuga ngo utagiye ntamenya iyo bwera. Rero ni muri ubwo buryo nshaka kugira ngo nze mbereka uko u Rwanda rwacu rumeze, cyane nk'abantu badaheruka mu Rwanda, bamwe bari hirya no hino mu mahanga, abari mu bihugu bitandukanye, ubwo ndavuga aba diaspora. Uko bari bazi u Rwanda mu myaka 30 ishize, ntekereza ko bagomba kubona ko hari icyahindutse, maze abumva bashaka gusura u Rwanda bahagere barebe ibi turi kwenjoyinga fruits cyangwa se imbuto zavuye mu mirimo y'amaboko yacu nk'abanyarwanda. Muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24.
reka dukomeze tugendane namwe kuri La Paris hano i Gashora, muharebe neza, turabagezaho ibyiza byose bihari kugira ngo namwe mwihere ijisho. Reka dukomeze. Ni ukuri iyo ibintu ari byiza tugomba kubivuga. Bajya bavuga ngo iyo ibintu ari byiza tuba tugomba kubivuga, kuko icyiza ni iki? Icyiza cyubaka ubuzima, icyiza cyubaka umuryango. Nk'uko rero nagumye kubabwira, uretse kuba twahatembereye tukabereka ibi bitatse u Rwanda, cyane cyane hano i Gashora, turiho turanavuga duti reka turwanye stress. Ese kurwanya stress bisaba iki? Kurwanya stress hagomba iki? Ese ni iki gisabwa kugira ngo umuntu abashe kugabanya stress, cyangwa se mu yandi magambo icyo bita stress management? Mu byo tugomba rero kuvuga n'ibyo nabyo birimo, reka wenda mu kanya kaza turaza kubaganirira stress icyo bivuga, ese uburyo warwanya stress, ese wayirwanya ute? Kuko murabona iyi si turimo ni isi y'umuvuduko, aho buri muntu wese ari gukora cyane kugira ngo abashe kugira ikintu ageraho, ndetse bikanasaba ko akora cyane, rimwe na rimwe ugasanga stress imubanye stress, bikavamo n'indwara z'imitekerereze. Se byarwanwa bite? Reka nabyo mu kanya turaza kubibabwira, ariko hagati aho reka dukomeze twerekeza ku mazi turebe ukuntu byifashe. Icyo bita rero stress management. Stress management ni umujagararo w'ibitekerezo, w'ibitekerezo cyane cyane uturuka ku kazi kenshi umuntu aba yakoze. Iyo rero bavuze ngo umuntu afite stress, ni cya gihe aba ashobora kumva afite umujagararo nyine. Ese wawurwanya ute? Uburyo bwo kurwanya rero ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane. Ushobora gutemberera ahantu hatandukanye, ahantu nyaburanga, cyangwa se nubwo ataba ari ahantu hakomeye cyane nk'uko aha ngaha turi urabona hameze, nibura ugafata akanya ukajya ahantu utarumenyereye muri nature, ukicara ukumva amajwi y'inyoni, ukabona ibintu bitandukanye n'ibyo wari usanzwe urimo, burya stress iragabanuka. Ikindi ukaba ushobora gukora siporo bitewe na siporo wumva ukeneye, ibyo nacyo gishobora kurwanya stress. Niyo mpamvu mu buryo bwinshi mu baganga bazi imitekerereze, ndetse donc abaganga b'imitekerereze bashobora kugira uburyo basobanura stress. Niyo mpamvu rero kurwanya stress ntabwo ari ikintu gisaba ibintu byinshi cyane. Either ushobora kujya mu ishyamba ukicarira, ukabasha kumva ko utekereje neza, ukagenda ukareba ibitandukanye n'ibyo wari usanzwe ukora, ugakora siporo. Ibyo byose birwanya stress. Muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV 24. Reka dukomeze rero tumanuke ku mazi turebe ukuntu hameze, kandi tugerageze kubasangiza ibigiye bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka twikomereze. So nk'uko rero twakomeje tuyabwira, ni ya gahunda nyine ya stress management, aho dukomeza tugaragaza uburyo umuntu ashobora kwirinda stress. Stress rero ni ikintu cyugarije abantu benshi, si hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose, usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Rero kurwanya stress nk'uko twari twakomeje kubibabwira, harimo inzira nyinshi zo kurwanya stress. Ubwo harimo siporo, harimo kuba watembera ukagera mu bice bigiye bitandukanye, donc ukava ahantu waruri, ukava no mu byo wari urimo ukajya ugahindura ubuzima. Ibyo nabyo rero bituma stress igabanuka. Rero muri ubwo buryo reka dukomeze twigire ku mazi turebe ukuntu no ku mazi byifashe. Murabona ko hari abantu bagiye batandukanye, hari abantu bari gukina imikino itandukanye. Hari imikino ya volley, ni volley twabyita nka volley, ariko kandi kubw'imitekerereze no kubyo imyumvire, ibyo nabyo bituma umuntu aruhuka. Reka dukomeze twerekeze hepfo ku mazi turebe ukuntu naho byifashe. Murabona rero hari ibintu byinshi bitandukanye, hari amazi, hari uburyo abantu bagenda baruhuka, ukumva ko ari ibintu byiza cyane kandi bifite uko bigaragara. Murabona rwose Gashora ni
Gashora ni hoteli cyangwa se donc la Paris Gashora ni hoteli ubona ko ari hoteli nziza cyane kandi ifasha abantu muri bwa buryo bwa stress management. Ushobora kurangiza gukina umukino nk'uko muri kubona aba bantu bari kwikinira umukino, hanyuma ukigira ku mazi naho ukareba uko byifashe. Kamera reka dukomeze turebe, tugire hariya ku mazi turebe ukuntu naho byifashe. So nk'ukuntu rero musanzwe mubimenyereye, muri kumwe na Barada NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24. Turabakunda muri inshuti nziza z'akadasohoka. Murabona hano rero igashora ni ahantu nk'uko nagumye kubasobanurira, ni ahantu hafite ubwiza butandukanye, ugakomeza ukimanukira ku mazi ukareba ukuntu abantu benshi baba baje bahatembereye. Urabona hari na vore, urabona ko bagakina agapira. Iyi vore rero mubona hano, iyi vore ni vore nziza cyane, ituma abantu bashobora kuzamuka bagakina. Hari ibibuga bya volleyball, hari ibibuga bya volleyball, hari ibibuga bya basket. Urabona ko ari ibibuga byiza bituma abantu rwose baruhuka bakumva bararyohewe. So Gashora rero ni ahantu ubona ko ari ahantu nyaburanga, hafite ubwiza kandi hafite icyo hashaka kuvuga mu buryo bwo kuruhuka muri ya gahunda ya tembera u Rwanda hamwe na stress management. Muri kumwe na Barada NC kuba tutatangiranye kuri kamera na mikoro za DNC TV24. Reka dukomeze tubereke uko byifashe kandi dukomeze dutemberane namwe, tubereke ukuntu gahunda zimeze. Yes, yeah. So murabona rero ubu tugeze ahantu hafi y'amazi, ni ahantu heza cyane hafite ubwiza udashobora kubona. Urabona iyo ugiye kubona uburyo la Paris Gashora imeze, ni ahantu heza pe. Ni ahantu urabona hari abantu batandukanye, murabona hariya hirya hari ababyeyi nabo baje kwirelagisa ni ababyeyi kabisa. Urabona ko barambaye barikwije, ni ikimenyetso cyiza cy'uko hano Gashora hateye neza cyane kandi hafite ubwiza bwabwo butandukanye n'ahandi hantu. Murabizi iyo twatembereye twavuye muri Kigali tukerekeza mu ntara zigiye zitandukanye, tubereka ibyiza byatuma abantu baruhuka. Ubushize twari twerekeje ku Kibuye, twerekeza mu majyaruguru. Uyu munsi twari twibereye iburasirazuba ahantu bita Igashora, ahantu twagiye gutembera muri rwa rwego rwo kurwanya stress cyangwa se kurwanya umujagararo, kugira ngo tuzasubire mu kazi tumeze neza kandi twumva ko tugomba kugira icyo dukora dufite fresh cyangwa se dufite amafu mu bitekerezo, kugira ngo utange umusaruro ku gihugu cyacu. Ibi rero mubona byose, mubona aha hose mubona turabyita gute, ni ikintu twakwita nkaho ari fruit cyangwa se fruit cyangwa se imbuto zavuye mu mirimo y'amaboko yacu, dukesha ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Cyane iyo tuvuga ubuyobozi bwiza, urumva kameme tugomba kuvuga umuyobozi wacu w'igihugu Paul Kagame. Twishimira ibihe byose kubera iterambere, ibyo tugeraho byose niwe tubikesha. Ngira ngo umunyarwanda wabyirengagiza yaba yigiza nkana. Reka rero dukomeze tubereka ukuntu ku mazi byifashe. Ibintu ni uburyohe kabisa. Yani abantu bataragira kuri la Paris Gashora ntacyo bazavuga pe, ntacyo bazavuga, kubera ko ni ahantu ugera ukumva uraruhutse pe, ukumva uraruhutse. Nk'uko natangiye mbivuga, iyi si turimo ni isi kabisa iri kudusaba byinshi, iri kudusaba gukora cyane, ikadusaba gutekereza cyane, rimwe na rimwe stress zikaba nyinshi cyane. Ariko hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kuba warwanya stress ukabaho neza, kandi ukaba wumva umutima wawe umeze neza, intekerezo zawe zimeze neza. Kandi burya iyo umutima umeze neza bivuga ko
na contribution cyangwa se umusaruro utanga kuri wowe, ku muryango n'igihugu muri rusange, biragenda bikaba byiza cyane. Muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24, turabakunda nk'uko musanzwe mubimenyereye. Rero muri aka kanya tugeze hahandi twahoze tubabwira ko nituhagera tuza kubereka uko ibintu byifashe. Hano rero murabona ko haba hari abantu bagiye batandukanye muri bwa buryo bwo kurwanya stress, icyo bita stress management. Stress management nk'uko nagumye ko yasobanura ni umujagararo wo mu mutwe. Ni umujagararo wo mu mutwe ku buryo iyo wakoze cyane ugatekereza cyane bituma unanirwa, ku buryo no gutanga contribution bikunanira, cyangwa se n'akazi ukora bikakunanira. Ariko iyo waruhutse ugafata umwanya wo gutembera ukagera ku mazi magari nk'uko mubibona, kuri aya mazi uragenda ukumva uraryohewe ndetse ugize akantu twakwita nko kuruhuka mu mutwe, bityo rero ugatangira akazi kawe umeze neza. Benshi rero ntabwo bajya basobanukirwa icyo bita stress. Stress ni umujagararo wo mu mutwe, ni umujagararo uterwa no gukora cyane ndetse no gutekereza mu buryo bugiye butandukanye. Gukora cyane bigatuma utangira kumva ko unaniwe, kandi iyo unaniwe byose bihita birangira, ntabwo ushobora gukora akazi neza. Niyo mpamvu hari uburyo bwinshi nkatwe wenda twize ibijyanye n'indwara zo mu mutwe, cyangwa se twize ibintu bijyanye n'imyumvire n'imitekerereze mu buryo bw'imibanire, dushobora gusobanura uburyo stress ikora. Ubushize ikiganiro nabagejejeho kuri DNC TV24 nabasobanuriye ko stress ni uko nyine iteye. Iyo yakubanye nyinshi iragenda ikaba yadevelopa n'ikindi kintu wenda twakwita nka depression, kumva uriyanze, ukumva nta kintu na kimwe ushaka gukora, ariko mu gihe bitaragera aho ngaho hari inzira nyinshi ushobora kubikemuramo. Ni nayo mpamvu tugenda dutembera hirya no hino muri ya gahunda ivuga ngo tembera u Rwanda urebe ibitatse u Rwanda, u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. So rero stress tugarutse inyuma, ni nayo mpamvu mu biganiro dukora harimo education, harimo uburyo abantu bagomba kubaho ndetse mu buryo bw'imyumvire n'imitekerereze. Ushobora kugira amafaranga menshi cyane, ariko ayo mafaranga akaba atashobora kugira icyo akumarira. Cyane cyane ko ubushize nabasobanuriye ko iyo nubwo wagira amafaranga make cyane, ariko ukamenya ukuntu ugomba kumanaginga ayo mafaranga ndetse ukamenya n'uburyo bwo kuyaruhukamo. Nk'urugero, ejo bundi twari twerekeje mu burengerazuba ahantu bita ku Kibuye, dusanga abantu bicaye, twaraganiriye, ngira ngo ikiganiro mwarakibonye, baratubwiye bati iyo twumva tunaniwe turamanuka twigira mu gashyamba tukumva turanezerewe. Uko kunezererwa rero kwabo niko gutuma stress igabanuka. Reka rero dukomeze mbereka ukuntu ibikorwa bya hano kuri La Paris Gashora ukuntu byifashe, cyane cyane muri ya gahunda yo kurwanya stress cyangwa se kurwanya umujagararo w'ibitekerezo. Reka dukomeze. So nk'uko rero twaberetse, urabona ko hari movement zitandukanye muri ya gahunda yo kurwanya stress. Hari abafata amafoto, hari abayifotoza, hari ababona rwose ko muvoma ikomeje. Muri ubwo buryo rero twamanutse twerekeza hano kugira ngo tubashe kubereka ibintu byiza, ibintu nyaburanga biri hano. Reka rero dukomeze tubereka. Murabona ko hari ababyeyi batandukanye bagerageje kuza, wenda kamera araza kubakurura, abakurure rwose, ababereke uburyo buriya iyo uri kwifotoza kuriya bigaragara ko ibereye ku mazi, stress ntawe wahura na stress. Wenda bo nuko bafite ubushobozi bwo kuba bagera hano, ariko n'utabufite ashobora gufata akanya akamanuka mu ntazi z'urugo hepfo akabasha kuruhuka. Cyane nk'iyo yumva amajwi y'inyoni, akumva akayaga, burya biragenda bigatuma aruhuka mu mutwe, bityo agatanga umusaruro ku giti cye, ku muryango ndetse n'igihugu muri rusange. Reka rero dukomeze tubatembereze, tubereke ukuntu aho ukora Paris Gashora imeze n'ubwiza bwayo. Reka dukomeze. Uretse kuba waba uri ku mazi, waba uri ku kiyaga, iki kiyaga
cya Gashora. Ni ikiyaga ubona ko gifite ubwiza bwihariye par rapport y'ibindi biyaga bya hano mu Rwanda. Rero cyari ikiganiro mugezwaho na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24. Ku batarakora subscribe, ushaka comment muyikore kugira ngo ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi bije bibageragiye. Ari kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24 nakagaruka. Ciao ciao.